ko mbona uri kwigira gutya mwana ga serivisi nyine ntabwo wakamfasha Inyi ni ibintu byoroshye bwarambwira wagize ute ntabwo uri kubyumva ni ibintu byumvikana tugenda mwana ugende urishyurwa ariko urarwaye nyine ndarwaye ndashaka kuvura amabari nkaya ni ifaranga mwana waje mwana nzi nabi mwana ntabwo ushaka kumvura nese ko mbona umeze winkoraho ko umeze nk'umutindi ntabwo ushaka gukira ave nyine ngwino tujye kuzimya oya yewe genda ijyane se ntabwo ushaka kuva mu butindi izo myaka uzawe zijyane ave iki nayo umva nkubwire rero mabuja sibyo hari ibintu bitatu tugomba kumvikanaho izo myenda ni sawa yewe n'izo nkweto ni sawa ariko hari ibindi bintu uri kuvuga narimo ndasobanukiwe tugende nyine urabibona si wowe ntabwo uzi ibyo ndi kukubwira ariko ikintu cya mbere tugomba kumvikanaho mabuja ese tugende nyine wowe ntabwo ushaka imyenda kuri shop tugende nyine ujye kubitunganya wowe imyenda urayibona ariko winkoraho utuntu tukaye batuma tubanza ngwino tugende ariko si ubwo hari ibigiye kwanza kino gikote gikuremo ndaguha ikindi cyiza hari n'ikibogari ibyo ntabwo birimo ese tugende ariko twizere ko tubavuze babuka banabisoreza ariko ngira kibazo aho banguka ibiki so ntabwo uzi ibyo ugiye ibiki nyine dusoza vaye mwana uyu mukobwa ni umurwayi uhore winkoraho wagira ute mbese mbabarira kandi ubwo uri muri ba bandi baba bagize have wapi njye nigahaguruka uramenye ishwi nigahaguruka genda ubwo gwashyushye umuntu umusore w'ibogari nkanjye ngo ngureka mpatirane genda uzagwe ku bandi urugo ry'igusa avera uramenye gira uko ngendaga mwana we ikigoryi gusa ni ukubona gitumbaraye ingande nyigange gahaguruka imodoka wayifunze mbeba kurumyeho uhe uri bibaga za ruguru yego ntabwo bishoboka ahubwo wabona ari uyu nguyu yagutumyeho yari washaka wakidage ntukigira ikintu cya feke ngo ufate icyaha uri kubona byakunda mwana yagenda neza mbabarira ubona urashaka kundaburiza kandi nzi ko uri umuntu wa danje ntiyaminiye se ibi bintu urabizi ntabwo mbimenyereye ntabwo bimenyeye ariko urabyiga nta bintu by'ibidanje ntiyaminiye ntari ewanjye Mezitesi the fresh none se nagusaba akantu nimba katagoye ntari nifuzaga nyine ko twajyana hano haragurwa kabari hari ikibazo Sita ni neza se neza yabana mbwira ufite amafaranga se nshaka ibijyana bifite amafaranga njye n'amafaranga njye urakishe kabisa gusa nk'amafaranga nayo nta mafaranga ufite ntabwo yabura ongera undemo n'undi amafaranga ntabwo yabona uzi wabura amafaranga gute w'imeze please ntabwo ari ibintu bigoye nze mubaze nabyemera ariko sinzi ko ntabwo yabyemera byo ndabizi nta kibazo genda mubaze ntabwo yabyemera ahubwo tuzongere kubona
oya nose twametera gutyo rero ntabwo menyereye kuvugana n'abantu tutavuziranye. none se njye kumwivugishiriza Genda umubwire nabi nabyemera. ntacyo genda umubwire nabyanga ndaza Ah. Zikabije. Kangende mubwire nabyemera ubwo turata tuzamuka nabi. Kuko ntabwo turi butinde. yego ntacyo Nta nubwo tuzongera kubonana. ngaho genda nabizi ese nzamufatisha amafaranga arahari 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 amenye neza ko kandi nkunda kukumva kurangira nakwikundiye kuko ntabwo ari sawa kabisa ahubwo njyewe yenda twakwigira nyine tukagira uburambe ukamenya icyo twikora nakunze nabona umusore mwiza ndagukunze ntekereza kabisa koza bikigira ahubwo tugende turebe ukuntu tubigenza twemeye ko ifaranga n'iki rwose Bize neza se ari kiriya cyana wakubiseho se ibintu bibaye. ntabwo byabura amazi utambwira ngo uzanye ubuswa amafaranga ahari n'itaka ubwo twere dukomeye Ntabwo uzi ibintu bibayeho. Ubwo si ibintu ngiye kukubwira urabyemera. ubwo se kano kavura ariko ndari insazi Imvura iranakwiye. amafaranga barafite twariyanye tukagira Ntabwo ibyo yarandaguye nyine ngo njyana aboro. mfite n'inyise mwana wanjye namubonye mufite Rero njyewe nzi kumusaba uruhushya. uruhushya twagiye Tugende tuzana tugiye. kandi numvikana ntabwo akubwiye Urapfa kuza star. apfa kuza cyane ni amafaranga mwana ibyo gukunda bipfa kuba bitarimo no nyine ni capurishe twikomeza Yo gukunda nta birimo ubwo kandi banyemereye None. urukundo utambwiye ngo uko uremera ko bicare dukundana ni ku ipeso ibintu ni ahubwo ni mu rukundo rizazamo yenda nzaguhingira nyine vuba tugende. Abe tuzana dutema n'iki. ibiceri byo birahari ndajyana none wari gukubite wege Yabyemeye nawe. neza mani neza nyamara hano byagira ntari bikabisa Tugende ntari. abinyizeza ntabwo byana umuhungu wanjye si uyaminiye se Abanyambabarira. reka tugende Baririmba ariko twanakwigira ntari umva kandi dore ndaguhereza sisita nabi nanjye byaciyemo utahaze ko bari kuzana ibyo gukundana none se nyine gukundana ndabizi ko ibintu atabimenyereye nese se byaciyemo umuhungu wanjye buriya ntabwo ameze neza uri gukiniga na sisita zari none se sitamuha amafaranga amafaranga si ikibazo hafi twakomeye Amunga akunda amata. Akarindwa arakama. turavuga inzoga mwana kandi iyo mu icupa rirerire kandi akunda icyo mushaka cyose mwakibona ntagire sebe nta kibazo Ariko ntabwo tuzongera kubonana. ikibazo cyo kubonana Mbabarira. Baba wenda gicitse. Ega igikobwa. Ni ibiraya biba byigendera gusa. nigishaka kigenda ubundi abahungu bari abakera ni urwo gupfubya umuntu gusa cyangwa yangu ko yatinze yagenze bite dore amasaha ngaho ashize ikinga kubanza ari ikimasaba yakoze amasaha 5 kanigireze indeka nsanga ariko ntari kazi jamaa yangu nini narukiga kubita se umugabo kabisa ndabona umeze neza none iyo kuri kuza wagira bimeze Ibintu bibaye hose. Ntakumva.
gusa waba kigakubita amasanga atanu yose nkubita nkubita ikigende wowe bese kandi bise rwose basatana rukinye kibera bintu ntabwo bimenyereye nari nabikubwiye yamise nero kanye abarera mbabareka akanyabo k'amafaranga se si ukaze mwana duse nabitekereza ameze byiza se umukurikiye akagenda nawe ukagenda tugiye tugezeyo ambwira ati wowe nta kintu tuvugana tutarabanza kugira mundeze ubundi wagira muvugana iki kandi nta kintu wakora noneho ndavuga ati ntari tuba turagiye ngira ngo nari n'ikindi kintu agiye kumbwira mve ukuntu abakobwa bataye umuco bambonye nyine aho ngaho hari igitanda mbona akuyemo imyenda ngira ngo wenda agiye no kwambara indi ngo tugende abarambwiye ngo mbwira nyine bibagira ngo si akazi wari ugiyemo mwana akazi se kazigenda navuganye nawe akazi ndagendaga ntazari uzi ko ugiye kujya no kintu kineye umujinya nkatanza niruka amuzeho mani zogera nawe ukoreho ubwo tuba tugiye nyine ku buriri numva nk'umuhungu ndahatika niyaminiye rijarajara nawe uranze bya bindi byawe nyigikozamo ngo ntakaraze fo ese mwabigenje gute kamaze kuza nyine ubwo nahise mpaguruka ngihaguruka mbona urufunguzo rufite gutya yari yakwishyura hapi kandi yagiraga ngo dukomeze inkuru yawe none ireshekeje ntabwo ari ukubeshya yamye neza kabisa kanzamuha kenda kugira ngo ubwo nyine tuba turwaniye urufunguzo rumva ndakingura niko kubuza nguruka se nirukanka njyewe ntago nkene mwese amasaha atanu njye nzi kuri nyine kubita freshi njye nari nabyanze ari kunyinginga wa kintu yanagukingira yakinze bati nta nubwo usohoka nta nubwo bibaho se amafaranga yo guhaha amafaranga byose nabitekereje nangize amahirwe mbonye ukuntu nsohoka reka nawe byakubaho mani amafaranga waza ugashaka nawe twagenda ndagakubita uri ko mitenguramo n'udupetisi ariko nguza agakaza urumva kandi asitira njye gufata kamwe tukamanukana noneho gengezeho nyine y'abantu cyane kiratwika neza fresh badakubize bikanyanyagira urumva ntambwira ati baby tani neza kabisa katamubita ipine ndamanuka fo asigarana agakoro kanjye nyine araza kumamagara ati ciringe nijoro wansubira ndiye kono yewana nako urasubirayo ubu ni kwifungwa gusa ipesu ibintu byo gukunda ntabwo biri noneho yansabye n'urukundo ntabwo bimenyereye mbabarira kereka ngo nayo yahita yama kabisa sinkuba ngo wewe nubu nahita nongera nijarajara ko mfite utuntu twuka noneho hano ndabona umujije wumva imyuka iri kuzamuka numva reka ngeze ndavuga ati amaye nka none aha ngaha ndikuramo gute aha ngaha biragenda ute ko ngiye kuhasera asiracyari yaranyirukankanye ndamucitse usubiza ukuntu mba ngenda nk'ihene igasiba cane iyo bagiye sembeza hano nubwo musanzwe usanze hano ahubwo tugende ahubwo nkura aha ngaha mani nkura aha ngaha cyangwa urufunguzo unsange mu rugo maze tugiye tuzana agakesi nari tukamanukana mu rugo tube tumwe mu mwana w'abasaza muri iyo story yawe noneho akunye urumva ndanaraburije ugomba kuwunoza nanjye nkajya nigaragaza n'intara nkaza cyangwa utoreza kubara ugafata ku bugufasha ubutaki n'iby'abana se byakunda bite mwana wowe ugomba kuwunoza nanjye nkajya nza ndi kugutamo story nkubwira ati umwunguye ibingibi nyine bifite nyashi fresh muri kubite jajari kuko njye nabonaga uzana ibiceri nkavuga ati uyu murara bikuye he saruzi ko biva he mwana njye uruntu rw'urukundo narakatiye uruntu karashika n'iki n'ipeso gusa nyine umbarira n'iki ngomeza nta bintu byinshi umva rero ukuntu bimeze mwana kubite tu story ya danje ahubwo hariya hepfo noneho hari ikimeri cyambwe weekend ariko umunsi kwa kane nose bigita ugiye no mu bagore weekend nzajya kureba ikimeri noneho ugeze no mu bagore yamwe ngo kizamu moto noneho gifite moto nk'eshanu mu muhanda wagenda mu modoka zaza kunda mu muhanda urapfuye ntabwo nose wabuze abakobwa wabuze abakobwa ubwo bagira amafaranga asundi ko ushaje washatse washaka Kigali ndagashaka imyaka ni nk'inkorora kwanza nta muntu ugiyihisha bagira umuntu amafaranga asigaye ku bantu bonyine ibyo nyashye danje ese washatse ibintu ko ari iby'inkunda rubi none icyo kimeri none gifite ibyoyo ewana kiragenda none ukaje kubona ibinyo nyine biri kwizana n'iki n'iki abatanga nakugira ngo dore cya kibwa nacyo kubabona kandi kiri kuvuga
ariko ngo yagukubitiye fresh bigenda neza kabisa. ngo nta kuntu we wabisuka ngakora nizeye ko utameze nk'iki kibwa yakoze se wa murumuna wawe ngenda kubita ntabwo aragira yatashye aseka none se fasha muhungu ni ikibwa n'ukamita n'umuhungu ntakabwe ntakinya gukora nuko ugira kigahita kizima nk'agatara ka buji habaye amasegonda hapo ngiye nkubita agasanga twajya ariko ifaranga rirahari ifaranga ntabwo ari ikibazo nizeye kuri bukemure ikibazo nizeye ko utari bimeze nk'iki kigo yabanze bari peso uri mu bitenge kuri no mu jama peso se none ikintu bana n'ibyara ni peso gusa ko ngewe ejo kubitangira mbwira nimero reka kwibara gusa vuga nzi gukiyemo kugira ngo bigende neza ngiye baranze ngira va mwana cyankoreye nabi amazina n'ibyo gitabona kiragatubutse kuko ngiye ndakutira neza ikintu meze fresh nana yaje ku gafone kanje ndabona igihe 5 uri arashaka wose je batunga agera nawe cyo cyo nawe uraza ndahira ruhagaze gusa twagera cyo nzi cyo uraza ndahira cyane neza nge ntabwo narushama angagenda angura nk'ibyuriya musezi ndakwereka we none ndakwiga umusaka wamwe kikoza kikaza wasanga gishaka isaka ikobwa cyangwa ikimama mama twamahiri kimeko naga cyane nawe ari yarishizeho yashize pesa igitanu naribonye byageze kiravuga yamanika yangera jama vuye yo genda nk'inkuru kasi none yabanjana n'ikintu cyo kunywa n'iki shebana ndagize neza kurenza wundi wandi none byanyambye ubonye ndimo sharaka sakunanije kimana mwana rire kajya kubona ukabona agiye wambara nawe kamanuka neza nanjye kunyigisha none ararenze none neza wundi wamenye kuzisiba nemeze none wafite amafaranga kuriya n'umuntu yawe nta plana menshi afite ambwiye ngo azazana aza kundeba mu rugo noneho angende mu modoka yari twabwaje ko wamunyereza twabiganye ndaza ngenda n'impanuka noneho nyigisha nkora gukubisa igihe 5 nanjye abarundi wari inkubise situruwasa uzazuma 80 ngiye tangira wigaho 80 naroko da akakanje nawe naroko ngo cyose ni kazamugane nawe ari ukugira ngo cyo kibazo kurabiza ahubwo kubipa cyo kibazo usubira numva ngira muri screen man itameze neza ngiye bangaraga kantu kimuza kagiva nyine ko Imana manuka yo neza noneho ndi gufiringa neza n'iki yego numva tise hose yaragiye kuma imodoka nawe kabizi uko ngiye kuya numva ubutaha ni inzu hari umuntu azayikora kugeza gihe kimana bari ukuntu firinga ukumva ugiye kubimbwa direct mu rugo none bacu mu cyaro hasi kandi amagara hanjye bigapfubura niko kazi yakoze urimbwa ko ngiye kuzaza noneho sunika ariko kandi kumva mani ako maze kunsiga maze kuba umuransigaye mbona ugira gutya nkabona uri kuko yewe none wowe ukuntu kwita gutunyuka urumva kagiye gukenda ndengese noneho ubwo cyane serious ndabona ari kundemeza mwana ubwo nyine turi kumwe mu kanya ubwo nyine ngiye mu kazi nzanira akantu kabisa sorizi imana kanzanira ikoze muri telefone abone iki n'iki nzana sorizi se ahubwo turi kumwe ngo nikomereza mwana